ntabwo isilamu ivuga ngo nibagucapa urushyi mu nsina z'amatwi ku itama rimwe utege n'irindi tama barishyushye. Ku izina ry'Imana nziza nyirimpuhwe zihebuje, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad n'abo mu rugo rwe baziranenge. Muhammad si uwo ari we wese usibye kuba ari intumwa nk'izabayeho mbere ye. Ese aramutse apfuye cyangwa akicwa ahowe Imana, mwasubira inyuma mukava mu Buyisilamu? Uwasubira inyuma wese ntacyo yaba atwaye Imana. Hagati aho Imana izagororera abashimira. Suratu Al-Imran aya y'144. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarapfuye, ariyo ntumwa ya nyuma yari isigaye ku isi, ariyo ntumwa isozereza intumwa zose n'abahanuzi b'Imana mu isi. Twavuga ko yapfuye cyangwa akicwa, icyabayeho nyuma yaho nuko Ali bin Abi Talib alayhi salam yabaye umusigire wayo mwiza, arakarirwa n'abayahudi ariko kandi akomeza kubakubita atajenjetse. Ali bin Abi Talib alayhi salam yiciwe mu musigiti arimo gusari, nyuma ye haza Hasani na Hussein alayhima salam. Imam Hussein alayhi salam yarishwe, abantu be n'abasangirangendo be beza baricwa, bose barashira bararangira, ntibagize uwo kubafasha cyangwa kubatabara mu by'ukuri. Umutwe we bawusogose ku icumu, amafarasi aribata umubiri we mutagatifu, mushiki we n'abakobwa be batwarwa bunyago. Ariko hamwe n'ibyo, Hussein alayhi salam yakomeje kuvuga ati, Mana yanjye, byaba bihagije, dutwaremo abo ushaka, ariko gahunda yawe ikomeze isugire mu isi. Twemeye kuba ibitambo by'inzira yawe. Ibyo byose byarabaye. Zainab mushiki wa Imam Hussein alayhi salam akomeza kumvikana avuga ati, ntacyo mbona mu maso yanjye uretse ibyiza gusa. Yemwe abarwanira inzira y'Imana, yemwe abarwanya akarengane n'amahugu, yemwe nshuti zacu n'abavandimwe, ese Sayyid Nasrullah ko yishwe, mwigeze mubona umutwe wo ku icumu nk'uko byagendekeye Hussein alayhi salam, umwuzukuru w'intumwa? Ese ko Sayyid Nasrullah yishwe, haba hari amafarasi yari basa umubiri we nk'uko byagendekeye Imam Hussein alayhi salam? Hanyuma ngo babikore gutyo maze kumutabara bitunanire? Ese byaba byarageze aho Sayyid Nasrullah atabaza agira ati, hari uwamfasha, hari uwantera inkunga, hanyuma ngo amubure nk'uko byagendekeye Imam Hussein alayhi salam? Ese abantu bo mu rugo rwa Nasrullah baba barafashwe bugwate nyuma yo kumwivugana nk'uko byagendekeye Imam Hussein alayhi salam, hanyuma ngo twifate mapfubyi tunanirwa ubutabara? Yemwe abarwana mu nzira y'Imana, yemwe abarwanya akarengane n'amahugu, nshuti zacu, musobanukirwe ko ari twebwe byiza Zainab mushiki wa Imam Hussein alayhi salam yarebaga ubwo yabonaga umutwe wa musaza we Imam Hussein alayhi salam ku icumu. Zainab ntiyahamije amaso ku maraso ya musaza we yari amaze kumenwa, yarayubuye areba kure cyane, abona ko idini ya sekuru intumwa y'Imana, umuhamagaro wa se n'abavandimwe be bizarindwa n'ayo maraso uko byagenda kose. Ibyo bituma tuza muri we yiyumvamo ibyiza gusa. Yabonye idini ya sekuru irinzwe neza n'abagabo b'abemeramana, abagabo barwana mu nzira y'Imana, abagabo bayoboka Islamu y'umwimerere, abagabo baharanira ukuri n'ubutabera, abagabo badakangwa no gupfa bahowe Imana. Imam Khomeini, Imana imweze kandi mugirire impuhwe, yarapfuye nibyo, ariko nyuma ye twasigaranye undi mucyo w'ubuyobozi, ubutwari, ubugenge no kutagamburuzwa, ari we Sayyid Ali Khamenei, Imana imurinde. Twarawusigaranye rwose. Uwitwa Abbas, umutware w'abahowe Imana muri mukawama yacu, yarishwe, ariko isaha umwanzi yamwiciyemo ubwayo yamumanuriyeho umuvumo, ubwo Sayyid Nasrullah yemeraga kumuhagararira akajya mu cyimbo cy'amaze gupfa. Uyu munsi turavuga ko Sayyid Nasrullah yubahirije isezerano yatanze, akaba agiye yari akifitemo amatwara ya Hussein, akaba atabarutse yari akifitemo amatwara ya Karbala, akaba ahowe Imana yari intwari itavanwa ku izima. Gahunda nyobozi y'Imana cyangwa se wilaya yari yaramwaritse mu mutima. Umusigiti wa Quds
wahoraga umurikira mu maso ye kandi ntiyigeze ahindura inzira ye ngo atakaze icyerekezo. uyu munsi musobanukirwe ngo twe ntituyoboka abami n'abategetsi, ntitugengwa n'abami n'abategetsi barangajwe imbere n'iby'isi. twe dufite abayobozi batwerekera inzira, abantu b'abagabo baguze amagara yabo n'Imana binyuze mu kubaho badatwarwa n'iby'isi, bicisha bugufi kandi iteka bagahora bashikamye. n'igihe icyo ari cyo cyose babaye ibitambo binyuze mu guhorwa Imana, batabaruka gitwari bahagaze kigabo. imisozi irariduka igahinduka ibibaya n'ibikombe, mu gihe abo bayobozi bacu bo si abo kwibagirana. mu by'ukuri guhorwa Imana k'umuyobozi nyamuyobozi ni ukubyarwa bwa kabiri kw'abayoborwa. nta gutakaza imbaraga, kwiheba no gusubira inyuma bigomba kubaho. umma ya kisilamu ihagaze bwuma, irakomeye kandi ifite intsinzi uko byagenda kose. ubwo uwitwa Haji Ridwan Mughniya yitabaga Imana yihowe, Sayyid Nasrullah yabwiye abazayoni ati, Haji Ridwan Mughniya asize inyuma abandi nkawe ibihumbi n'ibihumbagiza b'indwanyi biteguye kubarwanya paka bapfuye bahuwe Imana. yemwe mwabazayoni mwe, mwimennye umutwe mwebwe ubwanyu, nimwe ubwanyu mwigiriye nabi, mwaba mubizi cyangwa se mutabizi. nimukomeze mukoresha amayeri yanyu mugerageza. nababwira iki? gusa uko mwabigenza kose ntimushobora kuzigera na rimwe mutwibagirwa, dore ko twababitsemo urwibutso rutazibagirana iteka ryose. ntimwavanaho ibyacu byose ngo mubimareho burundu. mu bihe bizaza, yaba ubu butegetsi bwanyu bw'uno munsi n'ubuzabaho mu bindi bihe, buzicuza ibyakorewe umuyobozi wacu uyu munsi. ishyaka ryacu rirwanya akarengane n'amahugu cyangwa se mukawama yacu ifite inda ihora yibaruka abayobozi. abayobozi ba mukawama yacu bafite roho iteka zibonera ubuzima bwiza mu rupfu, zidakangwa n'urupfu, zikomeye cyane. Sayyid Nasrullah wacu wamaze kugenda yatangaga impanuro n'ubutumwa mu ijwi rizakomeza kuguma mu matwi y'abantu iteka ryose. uwahoranaga nawe azakomeza kurinda ubwo butumwa n'izo mpanuro atazuyaje, kandi uwamukundaga azakomeza inzira ye nta kujenjeka, ariyo nzira yo kurwanya akarengane n'amahugu cyangwa se mukawama, hamwe no kurwanirira ibohozwa ry'umusigiti wa Quds. Sayyid Nasrullah igihe cyose yari ariho yarakoze cyane atizigamye, ashyigikira mukawama mu buryo bugaragara. none mu guhorwa Imana kwe nibwo tugiye kugera ku byifuzo byacu, tugere ku byo twarwaniriraga mu buryo butworoheye. gutunganirwa, guhirwa no kugera ku ntego ni iby'abahorwa Imana aho bari mu ijuru. intsinzi ibe ku barwana mu nzira y'Imana aho barwanira mu rubuga rw'urugamba. ubuntu n'ubufasha by'Imana biri muri ibi murimo mubonesha amaso yanyu, ntibiri muri ibyo bihuha mwumva. impanuro ya nyuma y'umuyobozi wacu Nasrullah, murebesha amaso ibiri kubera mu rubuga rw'urugamba. ejo haba arindiriye imamu zamani cyangwa se umuyobozi w'igihe turimo ni hafi cyane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. ayo ni amagambo ya nyakubahwa Safiyuddin Hashim, umuyobozi wa Hizbullah, ishyaka rya politiki riharanira ukwishyira ukizana mu karere k'iburasirazuba bwo hagati, by'umwihariko muri Palestine, ariko mu busanzwe rikorera muri Lebanon. nuyumva neza witonze urumvamo imbaraga, ubutwari, kutagamburuzwa no kutita cyane ku buzima bw'agahe gato tubayemo hano ku isi. kwirwanaho, gushyigikira ukuri n'ubutabera, kurwanya ikinyoma, akarengane n'amahugu, uraza gusanga nta handi barimo babikomora hatari i Karbala. ibyabaye kuri Imam Hussein alayhi salam byose uko yabyitwayemo, akanga kuba hasuzuguritse, agahitamo gutabaruka gitwari, na n'uyu munsi akaba akibukwa nk'intwari ikomeye cyane. aho niho hantu nyamukuru Hizbullah ivana igihagararo ifite uyu munsi. hari abibeshya rero ko ngo Hizbullah ifashwa na Iran byonyine gusa akaba ari byo bigitumye ibaho na n'uyu munsi. rwose ku ruhande rumwe tubifate dutyo, tubyemere dutyo, tuvuge ko mu bifatika Hizbullah irafashwa na Iran, ariko twe kwiyibagiza ubufasha buhatse ubundi bwose.
ishyaka, umwete n'umurava byirwanaho, umutima wanga akarengane, umutima wanga gusuzugurika. Ibyo byose nk'uko byigeze gutangazwa na nyakubahwa Nasrullah, mbere na mbere babikomora muri Qur'an, dore ko Qur'an ari nayo nkomoko y'izina ryabo. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Na buri wese ufata Imana, intumwa yayo n'abemera, akabahindura byose bye, uwo ababarizwa mu itsinda ry'Imana, kandi itsinda ry'Imana niryo ritsinda. Suratul Maida igice cya 5 muri Qur'an umurongo wa 56. Hanyuma handi babikomora ni mu masomo bavana ku byabaye ku mwuzukuru w'intumwa ariwe Imam Hussein alayhi salam i Karbala. Tumaze kubona ahantu habiri, Qur'ani, Karbala. Ahandi nihe Hizbullah ikomora imbaraga. Niwumva neziriya mbwirwaruhame, Hizbullah iravana imbaraga zayo mu gusobanukirwa urupfu icyo ruvuze. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ari naho bihurira no kuba bavuga bati twebwe umurongo wacu duhagazeho tuwukomora muri Qur'an. Iyi ni aya ya Qur'ani igice cya 3 umurongo w'169. Ntimukibwire ko abiciwe mu nzira y'Imana ari imirambira aho gusa. Abo bantu ni bazima nandetse bagerwaho n'amafunguro avuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo mu myemerere ya Kisilamu gupfa si ukurangira k'ubuzima bw'umuntu, ahubwo no gutangira k'ubuzima nyakuri. Byagera kubahorwa Imana aho noneho bikaba ibindi bikaba akarusho. Imana ikongera kutubwira iti kullu nafsin dha'iqatul maut, buri muntu wese ahava akagera uko byagenda kose agomba gupfa, azasogongera ku rupfu. Watinya urupfu cyangwa nturutinye ruzakugeraho uko byagenda kose. Ngiye uri kuvuga kano kanya rugomba kungeraho uko nabyitwaramo kose. Uyu munsi ushobora kuticirwa muri Gaza cyangwa Beirut, ukicwa n'amazi yo mu Kivu, ubwato bukiyubika akagutwara ukagenda. Yani ni ukuvuga ngo ntaho guhungira urupfu hahari uko twabyitwaramo kose. Gusa nanone hano ntibisobanuye ngo twihebe, twiyahure, twigire indakoreka, twipfusha ubusa n'ubundi bupfafa bwose ntiriwe mvuga. Ahubwo biravuze ngo duhore twibaza duti ese urupfu ruzangeraho meze nte, mpagaze mu yihe nzira, ndi kuwuhe murongo, kuko gupfa byo ni itegeko uko byagenda kose uwari wese azapfa. Gupfa rero si iherezo ry'ubuzima, ahubwo no guhindura uburyo bw'imibereho. Gupfa ni ukwimuka ukava mu buzima buciriritse bwa hano ku isi ukimukira mu bundi buzima, mu yindi si abazima tudafiteho amakuru yuzuye. Ibyo byose rero maze kuvuga kugeza kano kanya biri mu bifasha kandi biri mu biri guha imbaraga Hizbullah mu buryo bukomeye cyane. Ni n'ibintu bishobora guha imbaraga uwo ari wese mu buzima busanzwe. Nyamara ku rundi ruhande uwo bahanganye cyangwa se umwanzi wabo, we nunasesengura neza uraza gusanga ntanemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi yewe bwiza kurushaho. Arumva ko gupfa bihwanye no gutsindwa, mu gihe Hizbullah we kubwira ati ntapfa mfite intsinzi, nunyica ndaba nguye ku rugamba ruharanira inzira y'Imana, urugamba rwirwanaho, ndimo ndirwanaho. Nyamara ku rundi ruhande uwo bahanganye we, ubwo ndavuga umwanzi wa Hizbullah, nunasesengura urasanga ntanemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi yewe bwiza kurushaho. Arumva ko gupfa bihwanye no gutsindwa muri ubu buzima. Arumva apfuye ibyo byose byaba birangiye nta bindi. Aho rero niho hari itandukaniro rya Hizbullah, Iran n'abanzi babo. Bo baravuga bati niturwana kabone nubwo twakwicwa dufite intsinzi, kubera ko turaba twiciwe mu nzira yo kwirwanaho, kandi uwiciwe mu nzira yo kwirwanaho uwo nguwo aba yishwe ahowe Imana. Uwo muntu wishwe ahowe Imana, Qur'an iravuga ko ari muzima, inzira ye yatangije ni inzira idashobora gusibangana. Hanyuma umwanzi wa Hizbullah na Iran we
ugasanga umurongo afite n'undi murongo utandukanye n'uwo nguwo. Arabona ko ubuzima burangirira muri ino si nta bindi, niyicwa tayari biraba birangiye. Mu by'ukuri isilamu ntishyigikira ikinyoma, isilamu yanga amahugu, isilamu irwanya akarengane. Noneho mu gihe usagariwe ikaguha uburenganzira bw'itabara. Ntabwo isilamu ivuga ngo nibagucapa urushyi mu nsina z'amatwi ku itama rimwe utege n'irindi tama barishyushye. Iyo si isilamu. Imana iti la tavulimuna wala tuvulamun, mwanga amahugu muyarwanye kandi namwe ntimugahuguza abandi. Igice cya 2 umurongo wa 279. Wikora amahugu kandi wikwemera kuyakorerwa. Yarwanya aho yabonye hose, kigikira ukuri anga ikinyoma. Uwo ni wo murongo wa Islam. Ibi bibazo rero byose bya Israel na Palestina mubona, ngira ngo hashize imyaka myinshi cyane bitangijwe na Israel ubwayo. Yinjiye ku butaka bw'abanyepalestina, ihabwa karibu n'abavandimwe mashallah, ariko birangira bigenze bite? Iyigaruriye ndetse ishatse kuhirukana abanyepalestina. Ibi rero ntibizakunda, kuko Imana ihengamiye ku ruhande rw'abarengana. Uko byagenda kose abanyamahugu bagomba gutsindwa, ukuri kugahabwa intebe, ikinyoma kigatumuka. Ubu se abarengana n'abica abana n'abagore? Turavuga ko Imana iri ku ruhande rw'abarengana, ariko tunibaza, abarengana nabanaga ibisasu mu masoko n'amaduka bakica abantu b'inzirakarengane bakagarika ingogo? Cyangwa abarengana n'abaharanira uburenganzira bwabo bimwe kuva muri za 48 na n'uyu munsi bakaba bakomeje kubuharanira? Uyu munsi hajemo na Iran, nta kindi zira uretse kujya ku ruhande rw'abarengana ari bo banyepalestina. Uyu munsi harimo Lebanon, abantu baricwa umusubizo. Icyo navuga nuko uko byagenda kose umunyamahugu bizarangira asebye, kandi umunyakuri urenganywa azatahukana intsinzi nta kabuza. Mu by'ukuri sinshyigikira intambara, kandi mpamya ko nta n'undi uwo ari we wese wayishyigikira. Intambara irasenya ntiyubaka. Ngira ngo muzaho iyo Uburusiya na Ukraine yari imaze kutugeza, yewe na n'uyu munsi kitugejeje, kandi atari twe tuyirwana. Ariko kandi nanone burya ngo hari igihe biba ngombwa ko abantu barwana, ugasanga nta bundi buryo buhari. Mureke dutegereze rero turebe iyo byerekeza, dusaba Imana ko yarenganura abarengana byihuse bitiriwe bifata indi ntera. Ndasaba Imana ko yakorohereza abari mu bibazo by'umutekano, abafite ibibazo binyuranye by'ubuzima n'ibindi. Ndasaba Imana ko yakwihutisha kwigaragaza ko umugaragu wayo, umuyobozi w'igihe turimo uyu munsi, Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.